Daniyeli igice cya 8. Mu mwaka wa gatatu umwami Belushazari ari ku ngoma, njyewe Daniyeli neretswe ibikurikira ibyo neretswe ubwa mbere. Nyerekwa ibyo nagize ngo ndi ibwami i Shoshani mu gihugu cya Elamu, ariko ubwo nabyerekwaga nari ku ruzi Ulayi. Nubuye amaso mbona imfizi y'intama ifite amahembe abiri ihagaze ku ruzi. Ayo mahembe uko ari abiri yari maremare, ariko rimwe ryasumbaga irindi, irirerire niryo ryaherukaga kumera. Mbona iyo mfizi y'intama igenda ishyamye yerekeye iburasirazuba, n'ikasikasi n'ikusi, ntihagira inyamaswa ihangara kuyihagarara imbere, ntihaboneka ubasha kuziyikiza. Yagenzaga uko yishakiye, ikagira imbaraga. Nkibyitegereza mbona haje isekurume y'ihene iturutse iburengerazuba igenda idakoze amaguru hasi, ikwira isi yose. Kandi iyo sekurume y'ihene yari ifite ihembe rigaragara cyane hagati y'amaso yayo. Nuko itera ya mfizi y'intama y'amahembe abiri nari nabonye ihagaze ku ruzi, iyivudukira ifite imbaraga n'uburakari bukaze. Mbona yegera iyo mfizi y'intama irayirakarira, irayisekura iyivuna ayo mahembe yombi. Ya mfizi y'intama ntiyari ifite imbaraga zo kuyihagarara imbere, ahubwo iyo sekurume y'ihene iyikubita hasi irayisiribanga, ntihaboneka uwabasha gukiza iyo mfizi y'intama imbaraga za ya sekurume y'ihene. Isekurume y'ihene igira imbaraga nyinshi cyane, imaze gukomera iryo hembe rinini riravunika. Mu cyimbo cyaryo hamera andi mahembe ane agaragara cyane yerekeye mu birere bine by'ijuru. Kuri rimwe muri ayo mahembe hashamikiraho agahembe gato karakura cyane, kaba rinini ryerekeye ikusi n'iburasirazuba n'igihugu gifite ubwiza. Rihinduka rinini rigera mu ngabo zo mu ijuru, ndetse ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe ribijugunya hasi rirabisiribanga. Nuko ririkuza ndetse ryireshyeshya n'umugaba w'ingabo, rimukuraho igitambo gihoraho, kandi ubuturo bwera burasenyuka. Izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho bihanwa mu butware bwabyo kubw'igicumuro. Iby'ukuri ribijugunya hasi rikajya ribasha ibyo rigambiriye. Nyuma numva uwera avuga, maze undi wera abaza uwo wavugaga ati ibyo byerekanywe by'igitambo gihoraho n'igicumuro kinyagisha bizageza ryari? Ubwo buturo bwera n'izo ngabo bizasiribangwa? Aramusubiza ati bizageza iminsi 2,300 ko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabona kwezwa. Nuko njyewe ubwanjye Daniyeli maze kubona ibyo neretswe ibyo ngashaka kubimenya, ngiye kubona mbona igisa n'umuntu kimpagaze imbere, maze numva ijwi ry'umuntu riturutse hagati y'uruzi Ulayi, arahamagara ati Gaburiyeli we, sobanurira uwo muntu ibyo yeretswe. Nuko nsanga aho nari mpagaze, ariko akiza ndatinya nikubita hasi nubamye. Nuko arambwira tumva yewe mwana w'umuntu, ibyo weretswe n'iby'igihe cy'imperuka. Ariko akibimbwira ndarabirana nk'usinzira uko nakubamye, ankoraho arambyutse. Arambwira tumva ngiye kukumenyesha ibiza mu gihe cy'umujinya wo kumperuka, kuko ari iby'igihe cy'imperuka cyategetswe. Imfizi y'intama y'amahembe abiri wabonye nibo bami b'Abamedi n'Abaperesi. Kandi ya sekurume y'ihene y'igikomo ni umwami w'Ubugiriki, kandi ihembe rinini riri hagati y'amaso yayo niwe mwami wabo wa mbere. Kandi nk'uko ryavunitse mu cyimbo cyaryo hakamera andi mahembe ane, uko niko hazabaho ubwami bune bukomoka muri ubwo bwoko, ariko buzaba budafite amaboko nk'ay'uwa mbere. Igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana azima. Imbaraga ze zizaba zikomeye, ariko ntizizaba ari iz'ubwe. Azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera. Azagira imigambi ituma abashishwa byose n'uburyarya, kandi azishyira hejuru umutima we, azarimbura benshi biraye, ndetse azahaguruka kurwanya umwami w'abami, ariko azavunagurika ntawe umukozeho. Ibyerekanywe byavuze ko bizaba muri iyo minsi, uko buzacya bukira n'iby'ukuri, ariko ujye ubizigama kuko ari iby'igihe gishyize kera. Nuko njyewe Daniyeli mera ko ndaraba, mara iminsi ndwaye. Bukeye ndahaguruka nkora imirimo y'umwami, ariko ntangazwa n'ibyo neretswe ibyo,
nyamara nta muntu wabimenye.